ni ukuri ndakwinginga nshuti mugenzi wicika intege, isaha yawe nigera umucyo uzakurasira uze ukureho wa mwijima. Ndabasuhuje cyane, shalom shalom bakunzi babaho TV, mbifurije umwaka mushya muhire, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mwese. Abankurikira bari mu mpande enye z'isi zitandukanye, mu bihugu by'amahanga, mu bihugu by'abaturanyi, mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese yambu yambu, Uwiteka bishimire kandi kugirirwa neza n'imbabazi by'Uwiteka bibomeho mu izina rya Yesu Kristo. Twari dukumburanye rero, nje kubabwira ngo uyu mwaka turawusoje amahoro, ariko uri imbere hari byinshi bidutegereje, ariko muri ibyo byose twambara imbaraga zo gusenga kandi tugire ibyiringiro kandi ntidutakaze kwizera, tugendane n'Imana yacu uko bukeye n'uko bwije, izatugirira neza, ntabwo izigera itureka. Reka dutangire dusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uteye ubwoba, urahambaye, uri inshuti nziza, uri isambu itarumbura igiti cy'inganzamarumbu, uri ubwugamo bw'umugabe, uri Uwiteka, urahambaye, n'iryo zina ryawe ntawakubanije nta n'uzaguheruka. Nkurambure amaboko ngo wahe icyubahiro ko wabanye natwe, na n'uyu munsi ukaba ukiri kumwe natwe. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, warinze ababyeyi, urinda abagabo, urinda abasore, urinda abakobwa, urinda abana, urinda abakecuru n'abasaza, uturindira igihugu, urinda isi yose muri rusange, urinda amatorero dusengeramo, izina ryawe niryamamare papa. Ni ukuri waranesheje, waratsinze, n'uwo turwanira intambara, izo tuzi n'izo tutazi. Nyemerera ngo ushime ngo uhimbaze, uri Uwiteka, n'iryo zina ryawe. Haleluya, nushimwe nushirwe hejuru. Ngaho nyemerera aka kanya uze utegeke kuri Baho TV. Njyewe umwana w'umuntu ugiye kuvuga ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru. Ngo wahe ikaze n'akarimbuze wirukana imbaraga z'abadayimoni n'ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Uze ufate ijambo, wambura ijambo bitagomba kurigira, maze Uwiteka imbaraga zo mu ijuru zize zibe muri njyewe. Uze uvugire muri njye, utegekere muri njye, kandi unkoreshe iby'ubutwari, bimenyekane ko ari wowe Mana yacu bwite, maze abadukurikiye kuri Baho TV bakire umugisha, bakire imbaraga, bakire ubutabazi, bakire mwuka wera, bakire kubonekerwa, bakire kuzuzwa nawe, maze ibyabahigaga ubihige, ibyabarwanyaga ubirwanye, byabashakaga ubishaka, ukubita hasi imigambi yabawe ku buzima bwa buri umwe wese ukurikiye Baho TV. Ngaho ngo wahe ikaze n'akaribu papa, ngwino wuruke kandi utegeke. Urakoze ko ugiye gutangirana natwe kugeza dusoje, ni mu izina ryawe ryera tubigusabye tubyizeye none n'iteka ryose. Urakoze Yesu Kristo, amen amen amen. Mahoro y'Imana akomeze kubana natwe. Ni ukuri mujye mureka dukunda Imana, dukunde gusenga. Gusenga nibwo buzima, kandi gusenga ni imibereho. Buriya ubuzima butari mu Imana, ndakubwiza ukuri, ubwo buzima ntabwo numva ukuntu bumeze. Njya nkunda kwibaza nkavuga umuntu udasenga, ijambo ryarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Njya nibaza ngo ubuzima butarimo gusenga buba bumeze gute? Mbabarira ukunde gusenga, kunda Imana, uyikundisha umutima wawe wose. Ngo ibyo ntunze ni ibyawe, nanjye ubwanjye ndi uwawe, na buri cyiza ngufite mwami ko umpagije. Ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukampa ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Haleluya, Mana nishimwe. Wiringiye yuzuye umwuka arema ngo ushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ngo ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ni ubuntu bw'Imana butubeshejeho, bwatumye itanga umwana wayo Yesu Kristo, aza mu isi arababazwa, aratukwa, arangwa, kugira ngo twebwe abana b'abantu ducungure. Rero dukwiye guhora duhimbaza Imana. Ngushimwe mwami wanjye, wowe umenyera ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ni ukuri Imana yacu nishimwe, yabanye natwe 2024 na n'uyu munsi iracyaturinze. Tugiye kwinjira 2025 turi bazima, tuvuga imbaraga z'Imana. Njye mfite kwizera kuko iminsi isigaye ni mikeya, ariko nagira ngo mu minsi isigaye nibura ni ukuri igenzure, itekerezeho neza, wibaze ngo ese hari icyo naba narakoze kitanejeje Imana. Nibura soza uyu mwaka nkirangiye ninjiye 2025 ndi kugendana n'Imana.
gendana n'Imana mu buryo mbese budasanzwe, ndakwinginze. Kandi urushaho gusenga, ntutakaze ibyiringiro, ntucike intege. Erega reka nkubwire, uburwayi burahari, ubukene burahari, hari ubugumba, hari ugupfusha, hari indwara z'ibyorezo, ariko ibyo byose ijambo ryarambwiye ngo mu byiza no mu bibi ngo duhore dushima. Imana yacu ikwiye gushimwa twariye, ikwiye gushimwa tutariye, ikwiye gushimwa twambaye neza, ndetse ikwiye gushimwa tutanambaye, kubera ko nutayishima hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Inshuti yanjye, ntabwo urareka gushima Imana wumve ko wowe ubwawe nutashima Imana abandi batazayishima. Ariko ndakwinginze, nanagusaba nanjye nibwira, mureke dushima Imana, niyo itumenyera ubuzima. Imana yaraturinze, iturinda turi babi, tutari beza, tutabikwiriye, ibana natwe, yabaye mu ruhande rwacu, yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu. Ntabwo ari uko twari abo kugirirwa neza n'imbabazi z'Imana, ntabwo twari abo kubabarirwa wa mwenda warahera watabutsemo kabiri, kugira ngo buri umwe wese yigerera ahera, buri umwe wese yisangira Imana, ibwira ati Imana ni ukuri ndakwinginze. Ntabwo byakundaga, ariko Imana ishimwe ko yatugiriye icyizere. Haleluya! Yesu wacu nashimwe ko yemeye gutanga ibyo yari afite byose kugira ngo njyewe nawe tube turiho uyu munsi. Rero dukwiye gushima Imana, dukwiye gushima Imana mu byiza no mu bibi. Erega reka nkubwize ukuri, nta muntu ujya uhozwa amarira atarize. Nubwo ubona nta nzira, ukaba ubona uri kurira cyane, ukaba ubona amarira abaye menshi mu buzima bwawe, ukaba ubona igisuzuguro kibaye cyinshi, ukaba ubona abantu barakuvuyeho, inshuti zaragiye, imiryango yarakwanze, ariko ndagira ngo ngutangarize, hari umuntu utazigera kureka, hari umuntu utazigera gusiga, hari umuntu muzababarana, hari umuntu muzishimana, hari umuntu uzatindana nawe akagumana nawe muri bya bindi byose ucamo, muri za ngorane uhura nazo, bwa burwayi, ya makuba, bya bigeragezo, utazigera gusiga. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo. Ntabwo azigera kureka, nta nubwo azigera guhana, ntabwo azigera atuma Satana kugiraho ububasha. Wowe upfa kumwizera no kumwiringira, ibindi byose ukamubwira ngo Mana, menye neza yuko njyewe imbaraga zanjye ntacyo zakora, ariko nzi yuko ufite imbaraga kandi byose birusha gukomera. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, niwizera Imana ukagerekaho guca bugufi no gusenga cyane, ntabwo Imana izigera ikureka. Abantu benshi bumva ari amashengo, ariko reka nkubwize ukuri, uyu mwuka duhumeka mu biganza by'Uwiteka Imana yacu. No kuba tukiriho ni imbaraga z'Imana, ntabwo ari imbaraga zacu, ntabwo ari amafaranga, ntabwo ari ubutunzi, ntabwo ari amashuri, nta nubwo ari imiryango, ahubwo urukundo rw'Imana. Haleluya! Mana nishimwe, urwo nirwo rwatumye tubaho turi uyu munsi, nirwo rutugejeje kuri uyu munsi. Ese ufite ubwoba bw'iki? Niki kiguteye ubwoba? Wararwaye ntiwapfa, warashonje ariko ntiwapfa, waravuzwe mbese ntiwapfa. Hari impamvu ibyo byose byagiye bikwikubitaho, ariko bikagusiga uhagaze. Nuko hari umugambi mwiza Imana igufiteho. Nimba rero wizera ko hari umugambi mwiza Kristo akigufiteho, ba maso usenge, maze umwiringire uko bukeye n'uko bwije. Ntureke kumwiringira kugeza ubwo azaza, ntureke kwizera kugeza igihe Uwiteka azazira. Imana ikumere umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 101, twumve icyo hatubwira. Zaburi 101 haravuga ngo ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera, Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzaza aho ndi ryari. Haleluya! Nzitondera kugendera mu nzira itunganye, uzaza aho ndi ryari. Ni ukuri nugendera mu nzira zitunganye, humura, ntabwo uzigera wibaza ngo se Kristo uzaza ryari. Ahubwo wowe bitewe nuko uri kumva uri kumwe n'Imana, izajya ikwigaragariza. Ngo nzaririmbira imbabazi no guca imanza zitabera,
Uwiteka. Ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Dukwiye gushima Uwiteka amanywa na nijoro, kandi tukamwambaza tudacogoye, tudaciye bugufi, tutagiye mu byaha. Reka dukomeze. Nzajya ngendana mu nzu yanjye umutima utunganye. Mwifurije kugendana umutima utunganye 2025. Mbabarira ugendane umutima utunganye, umutima uzinutswe ikintu icyo ari cyo cyose cyagutandukanya n'umwami wawe. 2025 gendana umutima utunganiye Imana, ugendane umutima uciye bugufi, ugendane umutima wo kunyurwa, ntutakaze ibyiringiro. Umenye ngo ibyo ntafite nyine ntabyo mfite, ariko uyu munsi nimba ntabifite ejo nzabibona, kubera ko Imana niyo ibitanga. Byose biri mu biganza by'Uwiteka. Iyo yavuze biraba, iyo yategetse birakomera. Ndakwifuriza kuvugwaho n'Imana. Imana ikuvugeho 2025 ni ukuri, kandi igira ibintu itegeka, igira ibintu ihindura, kubera ko ni umwami w'abami. Gatatu haravuga ngo nzagira ikintu kidakwiriye, sinzagira ikintu kidakwiriye shyira imbere yanjye. Nanga imirimo y'abiyobagiza, ntinzomekana. Nanga imirimo y'abiyobagiza, ntizomekane nanjye. Haleluya. Ngo nanga ikintu kidakwiriye, kandi nanga imirimo y'abiyobagiza, sizomekanwa nanjye. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire ngo irinde ya mirimo, za mvugo z'abapfapfa, irinde ubusambanyi, irinde kubeshya, irinde kuriganya, irinde ubujura, irinde ikibi cyose n'igisa nacyo cyagutandukanya n'umwami wawe. Kubera ko reka nkubwire, nubwo abantu benshi bavuze ngo Yesu azaza, ngo igihe bavuge ngo azaza ngo ari he, ariko ndagira ngo nkubwire ni ukuri azaza, kandi azaza ku bakiranutsi amakuba yamaremwe. Ese ku banyabyaha muzahungira he? Reka dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Kandi umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ngo umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe wari umaze iminsi waratakaje ibyiringiro, ubona ibibazo bibaye byinshi ukabivamo, garuka. Hungira kuri Yesu, niho hari ubutabazi. Kuri Yesu niho hari igisubizo. Umutima ugoramye uzamvaho, sinzamenya ikibi. Ndakwifuriza ngo umutima ugoramye nukuveho. Reka ibibi ntabwo bikwiye kumenywa n'umukiranutsi. Nubwo turi mu isi y'ababi ndetse y'ibibi, ariko dukwiye kuyibamo, tukayibamo turi maso, dufite mwuka wera, dufite imbaraga. Erega dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Twebwe abana b'abantu ntacyo twakishoboza, ariko reka duhunge ibibi. Kubera iki twijyana mu bibi? Kubera iki twijyana mu byaha kandi tubizi ko ari ibyaha? Kubera iki twijyana mu kubeshya kandi tubizi ko turi kubeshya? Kuki twijyana mu busambanyi kandi tubizi neza ko ari icyaha? Nimureke imitima yacu izinuke ibibi, ihunge ibibi, ibyange. Ikibi kitunukire, ikibi kidusharirire. Mbese mbere yo n'umutima wacu n'ubwenge ntibutekereze ikibi, ahubwo duhore dutekereza Imana, duhore dutekereza Imana Data, urukundo yadukunze. Haleluya. Imana ikumpera imbaraga, ikumere mwuka wera gusobanurire icyamukumva ibyo ndi kuvuga, kubera ko nubyumva ukaba maso, Yesu Kristo azakugirira neza. Kandi nukuri bamaso, humura, haracyari Imana itabara. Ubeshyera mugenzi we rwihereranwa, nzamurimbura. Uko niko Uwiteka avuga. Ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Ngo ubeshyera mugenzi we rwihereranwa, nzamurimbura. Mureke kubeshyerana. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, twirinde, tube maso. Wibeshyira mugenzi wawe, kubera kuzarimbuka. Ngo ugamika akagira umutima wibona, sinzamwihanganira. Kwibona ni iki? Wikumva ko uri hejuru y'abandi, kubera ko Imana yaguhaye niyo yimye uriya. Mureke duce bugufi, tubane mu mahoro.
kubera ko ngo abirirwa bavuga ngo nzi Imana ngo nkunda Imana nyamara badakunda ababo. Ese mu by'ukuri uzakunda Imana utazi utabonye? Wange mugenzi wawe mubana, wange inshuti. Mbabarira tugire umutima wihanira kureka, tugire umutima uzinutswe ibibi n'ibisa nabyo kugira ngo Yesu atahe mu mitima yacu. Twirinde kwigamika, twirinde kwibona uyu mubiri nambaye ngo siwo nzambara ngezeyo, ngo nzambara ubwiza bwa Yesu. Haleluya! ngo uko azasa niko nzasa. Ni ukuri iyi mibiri tuzayisiga. 6 haravuga ngo amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Ngo amaso yanjye ngo azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Amaso y'Uwiteka ari ku banyamurava. Abanyamurava ni babandi banga ibibi ndetse bakanabireka. Ntabwo ari babandi babyanga uyu munsi ejo bakabikora. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi. Ijisho ry'Uwiteka riri ku mukiranutsi. Mbabarira ukiranuke kubera ko Kristo nta kindi ashaka kuri njyewe no kuri wowe ni ugukiranuka no guca bugufi, maze tukinjira muri uriya mwaka dufite ibanga tugendana naryo. Amaso yanjye azaba ku banyamurava bo mu gihugu kugira ngo tubane. Haleluya! humura Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ugendera mu nzira itunganye niwe uzankorera. Haleluya! ngo ugendera mu nzira itunganye ngo niwe uzankorera. Ese mbabarira ugire guca bugufi. Wowe unkurikiye, nimba hari ahantu watandukanye n'Imana, nimba hari ahantu mbese bya bindi byose itekereze, wisuzume, maze ubwire Uwiteka we ngo ndashaka kugendana nawe, kuko maze kumenya neza ko amaso yawe ari ku banyamurava. Abanyamurava ni babandi bihanganira ibibagerageza, babandi bagaterwa ubwoba n'ibiriho ndetse n'ibizaza, ahubwo bahora bafite umutima wo kwizera ko no mu bikomeye bazahorana n'Uwiteka. Mureke duhorane na Kristo kandi tugendane nawe, kubera ko ijisho ryiwe riri ku mukiranutsi. Amaso y'Uwiteka ari ku banyamurava kandi ari ku bazahorana nawe azahorana natwe, azabana natwe. Ntabwo azigera atureka, nta nubwo azigera atwibagirwa, kubera ko ari mu ruhande rwacu. Ndakwinginze wa mubyeyi we, tumbira Kristo. Ndakwinginze wa mugabo we, tumbira Kristo. Ndakwinginze wa musore wa mukobwa we, tumbira Kristo, kubera ko niwe mutabazi, niwe murengezi, niwe ufite byose ukeneye. Uwiteka atavuze na mwana w'umuntu wavuga. Nkunda kwivugira ngo nabariya badukunda bari mu mugambi w'Uwiteka. Imana yabazanye mu buzima bwacu kugira ngo hagire ibyo badukemurira, hagire ibyo badufasha twe tudashoboye. Imana ibishatse yabegezayo. Rero ntukabone ufite inshuti nziza za zindi zikwitaho uvuga ati ndi mwiza, mfite ubwenge, ndi umuhanga. Oya, ubwenge ni ubw'Uwiteka, ubuhanga ni ubw'Uwiteka. Hari umuririmbyi uvuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu. Mbabarira nawe ushake gukurikira Umwami Yesu buri munsi, kandi numukurikira ni ukuri ntabwo azigera agutererana. Nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu, cyangwa se ngo shidikanye kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje umurimo
Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro. Haleluya! Uno muririmbyi ndamukunda cyane, ushatse kugukurikira ngo buri munsi mwami Yesu. Haleluya! ngo mu gihe hagize icyaza ngo kikantesha inzira yawe, ngo ubwo watubanjirije ngo tuje tugukurikiye, ngo tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru. Kristo ari hafi, ngo umurimo wanjye ni uwo kugukurikira Yesu. Haleluya! kandi ngo sinahora mbaririza ngo iby'uru rugendo ngo cyangwa se ngo ushidikanye kugukurikira Yesu. ngo umurimo wanjye ni uwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje. Kurikira Yesu nawe azabana nawe, mutumbire wenyine. ngo mu gihe hagize icyaza ngo kikanesha inzira yawe ngo cyangwa kikandemerera muri urwo rugendo mfite, ngo uzaze uca uwo mugozi uzaba umboshe umutima. Haleluya! ngo nezezwa no kubohoka ngo nkabona uko ngukorera. Mbabarira ubwire Kristo azaca iminyururu yose yari kuboshye ituma utamukorera, maze ubohoke ubone uko ukorera umwami wawe, ubone uko ukorera Uwiteka. azakugirira neza. ni ukuri, mumuhamagare, mumwambaze, mumutabaze, azajya abatabara. ngo urandinde mwami Yesu, ni ku gitero cya nyuma kivuga ngo ntunganyirize imigambi, ngo niba naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo. uti ngwino mwana wanjye. Haleluya! ngo hasigaye umwanya mutoya. Oh haleluya! kuko uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. harasigaye umwanya mutoya, tuzahanagurwa amarira yose ku maso twaririye muri iyi si. ntabwo tuziruka bya bibazo, bya bigeragezo, y'amakuba, azantambara. oya, Kristo azaduhanagura amarira, azatubwira ngo nimuruhuke bwoko bwanjye, kubera ko mwamenye izina ryanjye mukanyizera kandi mugakurikira inzira yanjye. ni ukuri Kristo azaturuhura, ntabwo azigera adutererana, azahora ari mu ruhande rwacu. ndakwifuriza icyama tukazabana muri icyo gihugu, icyama tukambara imbaraga, tugakiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo tuzabane na Data wa twese mu ijuru. Imana ikumere umugisha, Imana ikumere imbaraga, Imana ikumere kwaguka no gukomera, kandi gukore ku maso wuzure Mwuka Wera, maze umenye neza yuko ari umwami ugukunda kandi ukwitaho, kandi uguhishiye byinshi. ngo afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. ngo afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Haleluya! Uwiteka ngo afitiye byinshi mu kiganza cyiwe, harimo ibyiza gusa binezeza umutima wanjye. adufitiye byinshi kandi atubikiye byinshi. ni ukuri, nimuhumure, ntacyo tuzaba, turarinzwe. nubwo ibigerageza n'amakuba n'intambara bibaye byinshi, ariko turarinzwe, kandi dufite Imana itabara, kandi dufite Imana murengezi. humura rero, ni ukuri, tangira wumve ko Uwiteka ari we murengezi wawe, ari we mucunguzi, maze ureke bya bindi byose byagutandukanyaga nawe, maze umwizere bundi busha, ugendane nawe bundi busha. azagutabara kandi azakugirira neza. ni umwami w'abamaraga burarambika, akiza indwara zananiranye, abohora imbohe, aruhura indushyi, abarushye n'abaremere babuze uko bagira niwe ubatabara. abadafite kirengera ajya abarengera, abadafite ubavuganira.
ajya abavuganira. Shalomu shalomu, Imana nibane natwe twese. Uri data wa twese mwiza, ndagushimye ndaguhimbaje. Ngwino utwambike imbaraga, utwuzuze mwuka wera. Ngwino wongere ugendane natwe. Ababyeyi baciye bugufi, abagabo baciye bugufi, abasore n'abakobwa, Mana twikubise imbere yawe, uze ugendane natwe, twuzuze imbaraga, maze ibyo byose byari biduhagurukiye ubihagurukire, ubikureho. Cagagura inzandiko Satani yanditse ku buzima bwacu, maze Uwiteka we uze udutabare, uze uturwanirire. 2025 twuzuye mwuka wera, dufite imbaraga, ni ukuri tugendana nawe bidasanzwe. Tuzi neza yuko ushoboye byose, nta kijya kibasha kurogoya imigambi yawe. Ngo ngwino utindane na buri umwe wese, kandi utanga umugisha kuri Baho TV. Wongere utwagure, wongere utuvugeho, wongere uturwanirire, nambara zigaragara n'izitagaragara, kuko tuzi neza yuko ushoboye byose. Urakoze kuko uri Imana ibanye natwe, ubanye na buri umwe wese. Imbaraga zawe zitegetse, ukiza indwara, utanga ibyo kurya, wambika abambaye ubusa. Uwiteka inkumbi zo kubyara, barushe n'abaremerewe ubaruhure, badafite kirengera ubarengera, badafite ubavuganire, kuko uri Imana ihambaye. Urakoze kuri mwiza kandi wihagije, kandi ukaba ubereye mwiza. Twe tugutegereje twese. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'ibihe byose bidashira. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye. Urakoze data. Amen, amen. Shalomu shalomu, amahoro y'Imana abane natwe twese. Ndabakunda cyane.